Gasaro TV. Bakunzi ba Gasaro TV, tubahaye ikaze aho muherereye mu mpande zose z'isi. Ndabasuje cyane aho muri hose, abari mu Rwanda, East Africa, ntago nakibagirwa abantu bari muri diaspora. No kuri nanjye ndabakunda nkuko namwe mudahwema kungaragariza urukundo umunsi ku wundi, mbibonera muri comment zanyu. Mbere na mbere rero reka mbabwire ngo inkuru mbazaniye ni inkuru ibabaje ndetse n'inkuru iteye agahinda, ni inkuru nzi neza ko benshi muri bwumve cyangwa se abagira ubumuntu ikaza kubakora ku mutima, ariko atari uburyo bw'ibyishimo ahubwo ari uburyo bw'akababaro cyangwa se uburyo bw'agahinda. Mbere na mbere yuko ntangiriye inkuru, reka mpere kuri iki. Ese ubundi mu rukundo icyubaka, ntekereza ko uko ubyumva uraza kubitubwira muri komenti. Hubaka ikiguzi watanze kuba wajya kubana n'uwo mukobwa, cyangwa se hubaka yuko hagati yanyu mwumvikanye mukaba mwizeranye mukavuga uti none reka dufate icyemezo njye n'uyu mukobwa cyangwa se n'uyu muhungu tube twarushinga. Benshi njya numva bakunda kwibaza kuri iki kintu, bagakunda kuvuga ati ese ubundi inkwano ati nishimwe rihabwa umukobwa, abandi ati ntibyagakwiye yuko babyita ishimwe cyane ko n'umuhungu nawe hari ishimwe abakwiye. Mbese usanga bitavugwaho rumwe, ariko nyamara ugasanga rimwe na rimwe inkwano ishobora kuba imbogamizi yuko imiryango yabuza abantu gushyingiranwa cyangwa se yakivanga mu byabo. Ese koko birakwiye? Uraza kutubwira ku ruhande rwawe. Impamvu rero mpereye kuri iki ngiki nuko kuri ubu ngubu ni inkuru aho ubukwe bwasubitswe ku munota wa nyuma kubera kugaya inkwano. Kugaya inkwano rero akenshi bikunda guturuka ku mpande z'abakobwa. Impamvu mbivuze gutyo nuko akenshi abakobwa ari bo, reka mvuge ngo bakwa imiryango yabo, niba mbivuze neza. Rero kuri ubu umusore wo mu karere ka Nyagatare yimwe umugeni ku munsi ndetse w'ubukwe, nyuma y'uko kwa sebukwe bagaye inkwano yari yaratanze, hanyuma mu magambo yabo bakavuga ko ari nke. Ibi rero byabaye ku wa gatandatu tariki ya 18 Nzeri umwaka wa 2021. Gusaba no gukwa byari bubere mu murenge wa Matimba, nyuma abageni bagasezeranira mu mujyi wa Nyagatare, ari naho bari gutura aba bageni bombi. Uwo mugeni yitwa Niyomwungeri Jeremy, wimwe umugeni, yabwiye igitangazamakuru igihe ko yari amaze imyaka 3 akundana n'umukobwa bari hafi kurushinga. Ndetse reka mvuge ngo imyaka 3 ni imyaka myinshi cyane. Umugenzi wundi aba yaramutesheje igihe cyangwa se yaramutesheje umwanya, cyane ko imyaka 3 ni ikintu wagakozemo ibintu byinshi cyane. Rero ndetse yavuze ko abizi neza ko uwo mukobwa, ubwo ni umukobwa bagiye kubana, amukunda, ngo kuko bacanye muri byinshi bikomeye ndetse bo batanakumva. Gusa nyuma icyatumye amubenga nuko umuryango we wagaye inkwano uyu musore yatanze ku muryango w'umukobwa. Yavuze ko ku wa gatandatu mu gitondo biteguye bagiye kujya mu mihango yo gusaba no gukwa, ahamagaye umukobwa kuri telefone agasanga nimero ye itariho. Mu gukomeza kugerageza guhamagara abavandimwe ngo bamubwire ko ntawe uhari, bamusaba kutajya mu mihango yari iteganyijwe. Ati urebye bagaye inkwano bazigaya ku munota wa nyuma. Urumva bamwe bo mu muryango bari bazemeye, ariko abahageze bandi muri iyo minsi barazigaya, birangira batwiciye ubukwe njyewe na fiance wanjye. Yakomeje agira ati twari twiteguye rwose, tuzi ko tugiye gusaba umugeni, duhamagara nimero ye ntiyacamo. Tugerageza guhamagara abandi bo mu muryango we, nibwo batubwiye ko yagiye muri salo ntagaruke. Bikomeza gutera impagarara, tugeze aho dusaba ko twahaguruka tukajyayo, baratwangira ngo tubireke. Ubwo ni umuryango w'umugore yari kurongoramo wamubwiye ayo magambo. Yakomeje avuga ko byageze saa 9 z'amanywa. Bafata umwanzuro bajyayo, basanga umuryango w'umukobwa wose wateranye, ubabwira ko inkwano batanze idashobora guhagurutsa umukobwa wabo.
ese koko mwabantu mwe ibi birakwiye koko ababyeyi bakintervona mu bukwe bw'abana ndetse bikagera naho abana bikundaniye hagati yabo bagafata icyemezo bakavuga ko ubwo bukwe bitagomba kuba kubera inkwano nkeya. Ubundi se inkwano n'urukundo bihurira hiye? Iki ni ikibazo benshi banaza gukomeza muza kutubwira muri comment. Hanyuma ati nari numvikanye n'umukobwa ko nzamukwa 500,000 y'amafaranga y'u Rwanda kuko niyo nari kubona mu bushobozi bwanjye. Rero batubwiye ko nta mukobwa wakobwa ayo mafaranga. Ikindi ngo amafaranga twatanze ngo ntiyagura n'inka ebyiri. Nta kintu kindi bansabye kongeraho. Umuryango wanjye nawo ufata icyemezo cy'uko badusubiza amafaranga twakoye hanyuma bikarangira. Ni ibintu n'ukuri birababaje biteye agahinda ndetse reka mvuge ngo ibi bintu ni n'umuco ugomba gucika, biteye n'ipfunwe ndetse bishobora no gutuma rimwe na rimwe bamwe urukundo hari abavuga ngo ntibatarwizereramo bitewe n'ibyo bagiye bahura nabyo. Uyu munsi ugahura n'ibibi kumva ko abantu bose ari bamwe. Niyo Mwungeri yavuze ko kuba ubukwe bwe bwarapfuye ku munota wa nyuma byamuhungabanyije ndetse cyane. Ati byamuhungabanyije cyane kuko nk'umuntu wari wizeye ko ngiye kubaka urugo rushya nkinjira mu buzima bushya, ku munota wa nyuma nkabona birapfuye. Hari abantu bari baje kunshyigikira, harimo n'abakodesheje imodoka ngo bantahire ubukwe bakongera bagasubirayo nta bukwe bubaye. Ndetse hari n'abari bamaze kuntwerera cyane ko ubukwe bwari bwageze. Rero byamuhungabanyije cyane. Yakomeje avuga ko ikindi cyamuhungabanyije ari uburyo yari yarishyuye sare, imyenda n'ibindi nkenerwa byose bikarangira byose bipfuye ubusa. Rero akazi k'uyu musore mu buzima busanzwe aradoda imyenda y'abagore n'abagabo, yari yarubatse ndetse inzu azabanamo n'uyu mugore cyangwa se n'uyu fiancé we. Yavuze ko umukobwa yanze ko babana ngo bwo gutinya umuryango we, ngo kuko waza ukahamukura cyangwa se wajya mu rugo n'ubundi ashingiwemo byarangiza n'ubundi bikarangira batabanye. Ni ukuri birababaje, biteye agahinda ndetse reka mvuge ngo ni n'ikimwaro gikomeye ku muryango w'uyu mukobwa kuko ntekereza ko burya niba abantu bikundaniye ababyeyi bakabaretse ahubwo icyo bakora ari ukubashyigikira bakavuga ati se ubundi umwana wacu ashingiwe kubera iyihe mpamvu? Ese si urukundo rumujyanye? Ese uyu musore ashingiwe kuko akunda umwana wacu? Ibyo byose rero nk'ababyeyi mwamara kubiverifiya numva ahubwo aricyo kintu mwagashyigikiye, mugashyigikira abana mukavuga uti urukundo rwogere, aho kugira ngo abe ari mwebwe mufati ya mbere mu kurwanya urukundo rw'abana. Ni ukuri ni inkuru numvishe ndavuga ngo irababaje ndetse muri rusange biteye n'agahinda, aho umuntu yafata utwe akikokora akimara ariko ugasanga umuryango umwe uravuze uti ibi ntabwo bikwiye kuba kubera kugaya amafaranga. Ese mwababyeyi mwe benshi muraza kumva ino record, ibi bintu birakwiye? Ese koko niba koko umukobwa wawe, ndabizi ko benshi badukurikira harimo n'ingeri zose, harimo n'abakuru, nimba umukobwa yakundanye n'umuhungu akaba afite ubushobozi bukeya, byakabaye ngombwa yuko nk'umubyeyi wamubwira uti kubera amafaranga makeya ntago ndi buguhe umukobwa wanjye? Ibyo bintu koko birakwiye? Ni ukuri reka mvuge ngo ni ikimwaro, ni igisebo ndetse ku muryango. Njye niko nabivuga ku ruhande rwanjye rw'uyu mubyeyi kuko navuga ngo hubaka urukundo ndetse n'Imana ikabashyigikira. Urumva uyu musore rwose atewe igihombo gikomeye nimba yakikokora akishyura sare, akishyura imyenda ndetse n'umuryango we. Urumva hari byinshi bigomwe kugira ngo bashyigikire uyu musore wabo ariko bikarangira reka mvuge ngo atewe ishoti. Birababaje cyane ndetse ni ukuri n'uyu muryango w'uyu mukobwa nushake wicare wumve ko ibintu wakoze atari byo. Ni ukuri nta kundi byagenda no kwihangana, ariko ari ibintu bishoboka kuko inkwano bikaza kuba ari ibintu biganirwaho n'abakundana bakaziha umuryango abantu mukobwa cyangwa se bamwe mu bakowe niba ari ugukobwa bakavuga uti twebwe twemeranyije mureke birangire twinisangire uwo nakunze. Nicyo kintu cyakanakwiye ndetse nacyo kintu nakumva ababyeyi bativanze mu rukundo rw'abana babo. Ni ukuri ntago bikwiye, birababaje. Ariko reka mvuge ngo
uyu musore ni igikomere, ni agahinda, ndetse biranababaje cyane. Nzi neza ko abari bubyumve bari bubabare, ariko nta kundi, reka ngume mvuge ngo Jeremy wihangane, ndetse reka tuvuge ngo Imana ishobora kuba yabonye ko atari we wenda mwari kuzabana cyangwa se utari kuzabigiramo umugisha, ariko nukuri ihangane ndetse kandi ukomere. Reka nongere mvuge ngo n'umuryango wawe mukomerane, kuko ni ibintu bitoroshye. Ndetse ahubwo nongere nibaze ngo ese kuko niba uyu mukobwa yakundaga uyu musore nk'uko yabivuze, ibyo ari byo byose niwe umuzi kuturusha, byari bikwiye yuko avuga ati kuva iwacu banze inkwano z'uyu musore, reka nanjye mwange. Cyangwa se byari bikwiye yuko umwana yavuga ati njyewe babyeyi banjye reka ngende rwose, uyu musore ndamukunda, ntabwo byatuma inkwano njyewe zidatuma nisangira uwo nakunze. Muraza kutubwira muri comment, ndetse reka mvuge ngo ibitekerezo byanyu ni ingenzi kuri twebwe. Rero ngiye twe tukwe muri iyi nkuru ni Sandra, nk'ibisanzwe duhorana mu nkuru nyinshi zigiye zitandukanye. Reka nkubwire ngo ciao, naho ubutaha nakagaruka. Gasaro TV.